ndabashimiye mwese mwamaze gukora subscribe, mwe mwakoze like ku biganiro byacu mukabisangiza n'abandi, mukora share, mugatanga n'ibitekerezo bitandukanye bituma natwe biduha imbaraga zo kubakorera ibibanyura. Ndabashimiye rero kandi dushima n'Uwiteka kuba kiturinze kugira ngo dukore ibiganiro namwe mu byumve bibungure ubwenge aho muri, cyangwa se bibungure ubumenyi, cyangwa se bibe ibisubizo by'ibibazo bitandukanye mwibaza. Rero kuri uyu munsi nkuko bisanzwe turakomeza tugenda tubasobanurira zimwe mu nzozi mugenda murota, mwaraye murose, mwarose kera ariko ntimwabona ubusobanuro, ariko cyane cyane ahangaha n'abantu baha agaciro inzozi, kuko hari n'abantu usanga inzozi bazifata nk'ibintu bidafite agaciro mu buzima bwabo, cyangwa se nk'ibintu bidafite icyo bisobanuye, ariko kandi hari n'abagira izo nzozi bakumva baziha agaciro ariko bakazisobanuza abantu nabo bakazibasobanurira bigendanye n'amarangamutima yabo. Rero hari igihe bikuyobya, hari n'igihe bashobora kuba baragusobanurira inzozi koko umuntu akagenekereza amarangamutima y'izo nzozi akakubwira, wenda ugasanga nibyo imbere ukabibona, cyangwa se ugasanga nibyo wabonye imbere, nibyo warose, nibyo wabonye mu buzima busanzwe uzi nawe ubona bwo ku isi, hanyuma noneho ukanaburota mu nzozi. Urugero, wenda ushobora kuba wari uri mu kazi utwaye imodoka ukaza kurota utwaye imodoka kandi udaheruka kuyitwara, birashoboka ko waba uri kurota icyo gihe ibyahise mu buzima bwawe. Ariko noneho inzozi ahangaha kuri Inkuru TV tugusobanurira ziba ari inzozi abahanga babashije gusobanura, abahanga babashije kugenda bakajya mu by'imitekerereze ya muntu, bakajya mu bya siyansi, bakajya kureba ngo iyo umuntu atekereza cyangwa se arota kandi asinziriye, nubwo umuntu aba asinzira ariko ubwonko bwe buba buri gukora, nubwo ibindi bice by'umubiri byaba bidafite imbaraga zo gukora ariko ubwonko bwo bukomeza gukora. Uyu munsi rero reka ne gutinda, turaza kureba inzozi zikunze kurotwa n'abantu batari bakeya, abantu barota inka. Sobanura ko baraye urose inka. Inka rero abantu bazirota mu buryo butandukanye, ariko turareba uburyo bugera muri buryo bugera nko ku 8 umuntu arotamo inka. Ko inka ushobora kuyirota ariko ukayirota mu buryo butandukanye. Muri ubwo buryo butandukanye rero birumvikana haba harimo ubwiza ndetse n'ububi, ariko nkuko mubizi n'ubundi isi igizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi bihora bisimburana, ko bamwe babarira abandi nabo baseka. Ahangaha uyu munsi baba bari gukora anniversaire, abandi bari mu kiriyo, bamwe baba bari gukora ubukwe, abandi bari kwa muganga. Byo ni ubuzima mwe mumaze kumenyera kubera ko muri kwisi. Reka rero turebe kurota inka. Icyambere hari ukurota inka uragiye inka nyinshi cyane. Se kurota uragiye inka nyinshi cyane byaba bisobanuye iki? Urubuga www.dreammode.com rugaragaza ko kurota uragiye inka nyinshi cyane bisobanuye ko ushobora kuba ugiye kubona amafaranga. Rero nizere ko wowe niba waraye urose inka nyinshi uziragiye, ubwo bishoboka ko waba ugiye gukirigita ku ifaranga, simbiza aho uzaturuka, ariko uru rubuga rwo niko rubitwereka. Tujye ku mwanya wa kabiri cyangwa se ku cya kabiri, hari ukurota noneho uri gukama inka. Karota uri gukama inka. Kurota uri gukama inka, urubuga rukwereka ko bisobanuye ko mu minsi iri imbere bishoboka ko hari amahirwe uhafite kandi ukazabyaza umusaruro. Ni ukuvuga ngo ni amahirwe azaza mu buzima bwawe, kandi yaza mu buzima bwawe ukabasha kuyabyaza umusaruro, kuko hari n'amahirwe umuntu ahura nayo ariko umusaruro wayo ntawukuremo, ahubwo akazabona ko ibyo byari amahirwe nyuma y'uko ya mahirwe yamaze gutambuka. Ubwo rero iyo urose izo nzozi uri kurota uri gukama inka, urumva ko biba bisobanuye ko imbere hari amahirwe, ubwo haba ari ahawe nyine wo kugira ngo uzabyaze umusaruro koko, ko uzaba umaze gusobanukirwa ko ari amahirwe uhafite. Tugiye ku cya gatatu, hari noneho kurota inka z'igitare. Byerekana iki? Kurota inka z'igitare byerekana amahirwe menshi cyane kuruta kurota inka z'umukara. No kuvuga ngo gisa nkaho bifitanye isano n'iki cya kabiri twari tubonye, kuko kurota uri gukama inka bwabyo bisobanuye ko mu minsi iri imbere ufite amahirwe, ariko noneho
ushobora kurota ya nka noneho ukabona n'ibara ryayo. Murabizi inzozi ntizisa, hari igihe urota ibintu ntubone n'amabara yabyo kandi uri kubibona. Ahangaha rero kuvuga ngo nukurota inka ariko ukaba wabonye n'amabara yazo. Niba wabonye uri kurota uri gukama inka noneho ukabona uri kurota inka z'igitare, ubwo ibyo byerekana amahirwe noneho byongereho menshi cyane, noneho ariko warota inka z'umukara bikaba bivuze yuko imbere hashobora kuba hari ibintu bitari byiza mu buzima bwawe cyangwa se mu mibereho yawe ya buri munsi. Tujye ku mwanya cyangwa se ku cya kane, aho batubwira kurota ubogora amata. Kurota ubogora amata batwereka ko bisobanura ko ushobora kubura ikintu wakundaga cyangwa umuntu wakundaga. Ubwo bishobora kuba biri mu minsi iri imbere y'ubuzima bwawe, ariko ibi ni ibyo basobanura. Inzozi nazo zigira ibyazo, ushobora no kubirota. Ibi by'amahirwe n'ibi by'ibyago turondoye byarabaye mu gihe cyashize, ahubwo bikaba biri kugaruka. Ariko akenshi n'impamvu izi mbuga zibisobanura gutya cyangwa se abahanga baba barabibonye gutya, ni uko pourcentage nyinshi cyangwa se ibipimo byinshi cyangwa ingero nyinshi ziba ari ibigiye kuba kuruta ibishobora kuba byarabaye. Reka turebe noneho icya gatanu. Icya gatanu batwereka ko ushobora kurota abantu birukankana inka cyane, cyangwa se ushobora no kurota ari wowe uyirukankana bikarangira bayifashe, cyangwa se bikarangira wowe iyo nka uyifashe. Ibyo ngibyo se byaba bisobanuye iki mu gihe warose inzozi nk'izo? Batwereka ko bisobanuye ko intego ufite ziri imbere uzazigeraho nta kabuza. Niba ufite intego mu buzima bwawe ufite icyo gihe nurota inzozi nk'izi, niba wizera iby'inzozi zikwereka, nta kabuza rwose izo ntego ufite uzazigeraho. Ariko ngo niba iyo nka uyirukankana cyane ariko ntuyifate, cyangwa se ugakanguka utarayifata. Murabizi ko niba mujya murota namwe, hari igihe urota ikintu, wenda ukarota ugiye gufata amafaranga ari umuntu ugiye kuyaguha, ariko ugakanguka ayo mafaranga utarayakira. Ushaka no kurota yemwe ari ikintu kiye kurya, wanazamuye gushyira ku munwa neza, wajya kugishyiraho ugahita ukanguka, ukibaza impamvu bitarangiye icyo kintu kikugezeho. Aha rero naho niba iyo nka uyirukankana cyane ariko ntuyifate, cyangwa ugakanguka utarayifata, bisobanura ko kugera ku kintu uri kwifuza muri iyo minsi bizakugora kukigeraho. Ko muri ko komeza gusobanukirwa inzozi zijyanye no kurota inka, ariko kurota inka mu buryo butandukanye. Twinjiye ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu baratubwira kurota inka iri kurisha ubwatsi. Kurota inka iri kurisha ubwatsi bivuze iki? Kurota inka iri kurisha ubwatsi byerekana ko ukeneye ubufasha ku bantu, kandi aba bantu ukeneye ubufasha bakazabuguha bitagoranye. Hari igihe murabizi mu buzima ushobora kuba ukeneye ubufasha ku bantu, ariko abo bantu kugira ngo bakubufasha bikakugora, bigasaba kubaha ubusobanuro bwinshi, bigasaba kubizeza nawe amasezerano y'ibyo uzabakorera niba baramuka baguhaye ubufasha. Ariko igihe warose inzozi nk'izi ngizi zo kurota inka iri kurisha ubwatsi, ibyo babyerekana ko yego hari ubufasha ukeneye ku bantu, ariko kandi ko abo bantu ukeneye ubufasha bazabuguha bitagoranye, nta bindi biguzi bigusabye. Twihute tujye ku cya karindwi, ari ukurota noneho hari ukurota uri gushaka akazi ukarota inka irisha ubwatsi. Hari ukuba noneho za nzozi zije inka iri kurisha ubwatsi, ariko hari n'ibindi bintu wari urimo mu buzima mbere yuko mu gihe uri muri izo nzozi, hari ubuzima urimo muri iyo minsi urose izo nzozi. Niba rero uri nko gushaka akazi ukarota inka irisha ubwatsi, urubuga rwa www.dreammood.com rutwereka ko
niba uri gushaka akazi ukarota inka irisha ubwatsi bisobanuye ko ukwiye kubanza kwicisha bugufi kugira ngo ugere kuri ako kazi ushaka. Hari igihe rero ushobora kuba uri gushaka akazi ariko ukajya wumva rwose ako kazi ni wowe ugakwiye, ukajya wumva ako kazi nta wundi bagaha, ukajya wumva ufite amagrade akomeye ku buryo ntawe uzajya agusubiza inyuma mu gihe ugiye kwaka ako kazi, nta n'akabuza rwose ako kazi bizagutwara kugira ngo ukabone. Yemwe n'ikizamini se ushobora kwiyizera ukumva ufite ubuhanga bukomeye bwo kuzatsinda ikizamini cy'ako kazi, ariko niba icyo gihe uri gushaka ako kazi ukarota inka irisha ubwatsi, wumve ko urubuga rutwereka ko bisobanura ko ukwiye kubanza kwicisha bugufi kugira ngo ugere kuri ako kazi. Tureba icya munani, hari ukurota inka ishaka kukugirira nabi. Izi nzozi ubundi abenshi ni nazo bakunze kurota, rimwe na rimwe ugasanga n'abasobanura inzozi bakavuga bati ubundi iyo urose inka uba hari abanzi bari kukurwanya, uba hari ibintu bitari kugenda neza mu buzima bwawe, bigasanga byabaye nk'icyo ikimenyetso cy'inka mu nzozi ko atari ikintu cyiza. Ariko reka turebe urubuga uko rutubwira ko kurota inka iza ishaka kukugira nabi mu buryo bwose byerekana ko hari amahirwe ugiye kubona, ariko abantu benshi bikazabatera ishyari. Bitandukanye n'ubusobanuro nyine abantu bakunze gutanga bavuga bati niba urose inka ishaka kukwica, iza gupfunda amahembe inakukanurira nabi, cyangwa se ishobora no kurashya imigeri ikwirukankana ubona ko ishaka kugira nawe mu buryo ubwo ariko bwose, akenshi ugasanga baravuga yuko ari ibintu bibi. Ariko ahangaha urubuga rwerekana ko atari ibintu bibi 100%, ahubwo biba bishobora gusobanura ko hari amahirwe wowe ugiye kubona, ariko abantu benshi bikabatera ishyari cyangwa se bikaba bitabashimishije ku bw'ayo mahirwe wifuza kugeraho cyangwa se ugezeho. Naho kurota inka ishaka kugira nabi kandi urubuga rwongera kugaragaza ko byerekana ko hari ibintu ufite abandi bantu bifuza, bakumva bakugira ishyari cyangwa bakumva ibyo bintu byaba ibyabo. Birashoboka ko atari n'amahirwe ari imbere, ahubwo ari amahirwe ufite, ko bakunze kuvuga ngo ugira ikirezi ariko ntumenye ucyambaye. Ushobora kuba wowe ibyo ufite utabyita amahirwe cyangwa utabyita imigisha, ariko icyo gihe inzozi ziba zikweretse ko ibintu ufite gashobora kuba ari akazi, gashobora kuba ari imyambaro, gashobora kuba ari igikundiro, gashobora kuba ari igihagararo, gashobora kuba ari urubyaro, gashobora kuba ari urushako, gashobora kuba ari inyubako. Ibyo ngibyo ushaka kuba bifite wowe utayibona nk'ikibazo ku bandi, ariko abandi kubera ko bifite bakabona bakumva bakugira ishyari, bakumva byaba ari kuba byiza ibyo bintu iyo biba ari ibyabo. Aho ngaho rero ni ukurota inka izi gushaka kandi ishaka kukugirira nabi mu buryo ubwo ariko bwose. Numvise uko byerekana. Niba rero tutatangiranye cyangwa se wifuza kumenya uburyo inzozi kurotoye ukurota inka, twahereye ku cyambere tukubwira kurota uragiye inka nyinshi cyane, tukubwira kurota uri gukama inka, cyo bisobanuye kurota inka z'igitare, kurota iz'umukara, kurota ubogora amata, kurota abantu birukankana inka cyane cyangwa se ari wowe uri kuyirukankana bikarangira uyifashe cyangwa ntuyifate. Hari noneho kurota abantu birukankana inka cyane, hari kurota inka iri kurisha ubwatsi, hari nanone kandi kurota inka iri kurisha ubwatsi ariko kandi ukayirohota mu gihe uri gushaka akazi. Hanyuma tukaba dusoreje kuri iki ngiki gikunze guhurirwaho n'abantu benshi cyangwa se abantu bakunze kurota, ukarota inka izi gushaka ishaka kukugira nabi mu buryo ubwo aribwo bwose. Mbonye nubwo abantu benshi bakunze kuvuga ko ari ikintu kibi cyangwa se ari imitego abasenga bavuga bati ni ya Satani, ariko hari n'igihe urubuga rutweretse ko
aba ari ishyari abandi bagufitiye, yaba ibyo ufitiye umunsi cyangwa ibyo wifuza kugeraho. Nizere ko niba iki kiganiro gikunze utagenda ukoze subscribe, ukore share, ugisangiza abandi. Hanyuma kandi niba hari inzozi warose ukifuza ko tuzisobanura, wakwandikira muri comment hasi, hanyuma tukazazigarukaho ubutaha. Ndabashimiye. Imana ibarinde.